yicaye ku marembo arindira ku mukire ajya mu nzu agiye kurya ayuye ariko mwana nawe uzamukize nuko ngo nuko natanga agaturwa ibyatakaye hasi ibi ni ibintu koko abakristo bari no mu isoko twabaye iyo biteye agahinda mw'abana ariko byose bizagira iherezo nukuri ushobora kuba uri umukire ariko udafite Yesu ariko nyamara umukene afite Yesu ariko disihangane mu bukene bwawe nukuri Imana ikorera irakuzi izaguhoza amarira umukene waje hano gukora iki? Naje ngo ugire icyo umfasha nabona wenda we hari icyo wifashisha. Ufasha sinarakubye. Abo utabyaye bose ntiwabafasha. Nyamara wamfasha nkagusabira umugisha kuri Mukama. Kama ni iki? Mukama ni Imana yo mu ijuru aremye isi n'ijuru n'ubwo butunzi bwose ufite ikabuguha. Giye ubutunzi bwanyu narabukoreye urumva? Natwe si uku twifuzaga kuba muri ubu buzima ariko nyine n'abakene baba bakwiriye n'abakire baba bakwiriye gufasha abakene. Ibyo ntabwo nagufasha. Ubwo mbera mu ndakwinginze mbabarira umfashe. Bera mu rugo. Ndakwinginze ndengera abana banjye bagiye kuburara. Akose mugirene bera mu rugo. Ndakwinginze rwose nyakuba. Bera mu rugo. Nukuri ndengera iry'uyu munsi. Giye murengera. Ndengera iry'uyu munsi ryonyine ntabwo nakurengera. Nzagusabira umugisha kuri Mukama. Gende pira mu uwo Mukama wawe jyana. Ndengera umwana wanjye w'imfura agiye gupfa yishwe n'inzara. Nawe bajya kumushyingura harahirye. Wangiriye muwe mubyeyi. Mubyeyi nakubwiye ngo ntabwo nakubyara. Wangiriye muwe mubyeyi. Ye ntabwo nakugiriye impuhwe ntabwo ndi nyoko. Ubwo mvira hano. Genda. Njyewe ndi umukene nzajya mu ijuru. Njyewe ndi umukene nzajya mu ijuru kubera ko ndi umukene. Nzajya mu ijuru kubera ko ndi umukene. Nzajya mu ijuru. Njyewe ndi umukire nzajya mu ijuru. Njyewe ndi umukire nzajya mu ijuru kubera ko ndi umukire. Nzajya mu ijuru kubera ko ndi umukire. Nzajya mu ijuru. Njyewe ndi umukene nzajya mu ijuru. Njyewe ndi umukene nzajya mu ijuru kubera ko ndi umukene. Nzajya mu ijuru kubera ko ndi umukene. Nzajya mu ijuru. Yego 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 uzajyayo. Yego 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 uzajyayo kubera ko uri umukene ufite Yesu. Kubera ko uri umukene ufite Yesu. Njyewe ndi umukene nzajya mu ijuru. Njyewe ndi umukene nzajya mu ijuru kubera ko ndi umukene. Nzajya mu ijuru kubera ko ndi umukene. Nzajya mu ijuru. Yego 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 uzajyayo. Yego 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 uzajyayo kubera ko uri umukene ufite Yesu. Kubera ko uri umukene ufite Yesu. Njyewe ndi umukire nzajya mu ijuru. Njyewe ndi umukire
ijuru kubera ko ndi umukire nzajya mu ijuru kubera ko ndi umukire nzajya mu ijuru oya 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 ntuzajyayo oya 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 ntuzajyayo kubera ko uri umukire ufite Yesu kubera ko uri umukire ufite Yesu ntabwo uzajyayo ntuzajyayo wowe utanaye imfubyi n'abapfakazi uratuze ntawe uzajya iryo joro umuvuga rizajyamo abakire gusa ntawe uzajya nta bakene bazajya mu ijuru ntawe uzajya wowe nutareka uyu mukire ari kumbwira ngo azajya mu ijuru ntarambika n'umuntu n'umwe ntarafasha n'umushonji umukire ntabwo umwenda wanjye niba mubaye umwana mwakurikiye umurongo uboneka muri Yobu 28:28 haravuga ngo kubaho iteka nibwo bwenge kandi kubantu mu byaha niko kujijwa mu byaha nimba nawe wubaha Imana bava mu byaha uri kubwira mama nzirire uyu nguyu ntazi iyo biva n'iyo bijya nta byaha dukora twebwe ibyaha ntabwo tubizi uyu nguyu agendera mu kigare agendera ku ngutiya za bagenzi be kuko uyu nguyu nta ingutiya se ni ibiki ingutiya numva ari bya bintu biba mu cyaro ugiye ntabwo ingutiya nziza nibyamara ngabwira erega uyu muntu nta kintu yitaho reba nk'ubu ngubu umwana wanjye ari mu nzu arenda gupfa ariko nta n'ikintu wamfasha yapfuye nkajya kumushyingura ubu se ubaye wamujya kumushyingura wayamaye nkajya kumurengera basi by'uyu munsi reka yo kujya kugura imbohe nayaguhereza ariko yo kugira ngo ujye kurya ntayo ntabwo niko abakire babaye ndajya mbasabira umugisha kuri mukama azajya bahezagira mukama rero uwo mukama ariko ni mukama ni imana yo mu ijuru mana yanjye mukama warushyeho uwo mukama wanjye nibwo bikoreye no mu bukene bwanyu n'ubutinde se nubahe erega ndabaza abakire muraba gutwara amafaranga mu mifuka umva noneho kubera ko mutwara inda mu mafuka rero niyo mpamvu bamutangiye kutubwira ngo tujyane ugira amahirwe agenda yikoreye izo nda ni amakuru ufite baba we cyo kuzana kubeshya ndaguhesha amafaranga kugira ngo urafite ibibazo byinshi mu mutwe ariko njye mbayeho neza nubwo abana banjye bahangayitse ye baba we mfite amahoro adashira mukama guhezagire imana we iyo mana yawe mana yanjye imana izabanza iguhereza imyenda noneho njye ujya kugura umwenda wanjye mu mujyi nkawumanuza nta kuntu uzambwira njye mujya kuwuha umukene titwaza ngo nuko imyenda yanjye yatototse humura Yesu arahari kandi azangirira neza utazabona ngo nuko njyewe nza iwawe ngo nje kugusaba asura akeka njyewe imana yo mu ijuru nsenga izankoza isoni Yesu utakwambika se ni Yesu ni nyabaki ahubwo reka nkubwire Yesu arakiza Yesu arakora Yesu arakiza isaha yanjye niragira ngo angirire neza ni amakuru isaha yawe se ni iyi wenda wewe wumvishe ya saha bambara ku ntoki nk'iyo wambaye nyine ndabizi ababosi muba mwikozeho mukibagirwa abakene umva ntabwo ubizi iyi saha yaramenze uzijya kwikura mu mujyi uzi ukuntu byagenze gukomana rero abakire niko mwabaye ahantu hose mwamugenzwa nini abakire turitunze tuba dufite ibyo turya byose biba bipakiye hariya mu nzu nta kibazo kiba gihari aha twebwe abatindi tuvuga iki muba mwatinditse imyenda nyine harabura niyo murya nta kundi Yesu aguhezagire amen murakoze cyane uyu mukino witwaga ibyishimo bya Yesu Imana amashyi ku bw'abaririmbyi